ngombwa ngo umbwire ibyawe. Imana yo nkorera igomba kubinyereka. Yego. Sibyo? Imana yo nkorera igomba kunkoresha ikanyereka cya kibazo ufite. Yego. Sibyo? Si ngombwa ngo umbwire ati nyamara mama Dawidi nsengera. Sibyo? Ati ndi kubabara nsengera mfite ikibazo. Ngomba gusenga Imana niba ari ideni ikarimishura kandi kamishura kiragishyura. Yego. Ngomba gusenga Imana niba ari uburwayi urwaye Imana ikabuhishura, niba ari kanseri, bari umuvuduko, niba ari na sida Imana ikabihishura. Si ngombwa ngo weho ngusengere wambwiye ibibazo nsengera. Yego. Mfite Imana yamaye. Sibyo? Ngira guhana mugura. Sibyo? Yamereye ku buntu nzatangira ku buntu. Imana yo gusengera abantu bagakira. Mfite Imana zo gusengera ababyeyi babuze urubyaro bakaheka. Amen. Mfite Imana zo gusenga birashoboka yuko waba urwaye amaso yarananiranye ugakira. Amen. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muhere hose ari mu Rwanda, mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda, Imana amahoro iguhe umugisha. Twabasezeranije yuko nta mpamvu yo kubicisha irungu, ahubwo tugomba kugenda tugashaka abakozi b'Imana batandukanye aho bari hose kugira ngo baze twamamaze ingoma y'Uwiteka. Uyu munsi rero imbere ya kamera turi kumwe n'umutumirwa, ni umumama mwiza, ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa. Abarokora byongera ngo n'izindi mpano Imana inshoboje yanzikoresha. Ngewe uri nyuma ya kamera nitwa Tubimana Concorde. Reka twumve uri imbere ya kamera nawe atwibwire. Ni karibu mama. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen, amen. Nanjye uri imbere yanyu amazina n'umwari Dorokasi ku izina rizwi nka mama David. Yego, mama David umwari Dorokasi. Reka dutangire udusengero kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro, kuko twiyoboye twayoba, ariko ituyoboye twagera ahantu hazima. Ni karibu. Komera mwene data ntugacike intege, Imana dukorera ni nyembabazi. Amarira warize yose Imana irayazi, nta n'isengesho itumva niyo habamo ibanga. Mana turagushimye ugira neza, Mana turagushimye urahebuje, Mana turagushimira umukozi w'umuhanga. Uri data wa twese, witwa ndi w'izina rye nirihabwe icyubahiro. Imana ihindura ibihe, uri Imana igira neza, Uwiteka data nyir'ingabo, byiringiro bizima, uru rukurengera ubwoko bwawe, uru rukubatabara, uru rukubashyigikire. Uri Imana ihindura ibihe, uri data wa twese, Uwiteka nyir'ingabo, nciye bugufi muri aka kanya, muri aya masaha, kugira ngo utabare ubwoko bwawe, kugira ngo ubarengere kandi ubashyigikire, ubabere ku rugamba. Uri Imana yamurura imyuka mibi, uri Imana itesha agaciro imbaraga z'abarozi n'abakonekoni mu izina rya Yesu. Uri Imana ihagarika za nyabingi n'abapfumu. Uri Imana yiruka, Uwiteka data nyir'ingabo, byiringiro bizima, ugira neza, bugacya buka, izina rye nirishimwe. Mwami Imana Uwiteka nyir'ingabo, hari icyo wakora wakwitama kandi ukiyubasha, izina rye nirihimbazwe. Twagushimye kugira neza rero, uzubane natwe, utindane natwe, izina rye rihabwe icyo aka kanya, utwiyoborere, udukoresha iby'ubutwari, izina rye rihabwe icyo, dukora uko ushaka ntidukora uko dushaka, izina rye nirihimbazwe. Urakoze ko ushoboye byose, rero mbigusabye nize mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Tuguhaye ikaze na karibu. Murakoze cyane kandi data wa twese abaha umugisha, ndabishimiye mu izina rya Yesu. Imana ibambika imbaraga kandi bahereze gukomera. Iby'umubiri n'iby'umwuka biragendana, ariko data wa twese abaha ubuzima mu izina rya Yesu, ubuzima buzima. Imana ibarengere kandi bashyigikire. Rero data wa twese abambika imbaraga. Birashoboka rero aka kanya unkurikiranya ari ubwa mbere, weho mugaragu w'Imana, bwoko bw'Imana, munkurikiranya ari ubwa mbere, ariko mbifurije amahoro y'Imana ngaze abane namwe mu izina rya Yesu. Imana ibagere neza kandi bashyigikire. Data wa twese abambika imbaraga. Yego, nk'uko umugaragu w'Imana yababwiye,
umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, umuhanuzi w'Imana. Amina, haleluya. Amen. Nkora uko nategetswe kandi manura uko nategetswe, ntago ngiye nkora uko nshaka. Amina, haleluya. Ahubwo nkora uko ushaka. Data barengere kandi abashyigikira cyane, imbaraga z'umwuka Uwiteka Nyiringabo abaneshereze. Ariko mu ijuru hari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Aka kanya Uwiteka Nyiringabo abashe kukurengera kandi abashe kukuneshereza, abashe kugushyigikira, abashe kubambika imbaraga. Imana y'amahoro igira ute ibarwanirire. Hari uko data yabigenza rero mu ijuru impundu zikavuga. Data barengere. Umuririmbyi yararembye ngo njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, ni inshuti idahanwe si nk'izo mu isirata. Yesu abarengere kandi abashyigikira, Imana ibahe gukomera. Data twese abarwanirire. Wikwiringira umwana w'umuntu, ahubwo iringira Uwiteka. Amina, haleluya. Inshuti yo mu isi yaguhinduka, ariko Imana ntigihinduka mu izina rya Yesu. Data barengere cyane kandi abahe gukomera. Imana y'amahoro ibashyigikire kandi Uwiteka Nyiringabo abambika imbaraga mu izina rya Yesu. Gusa Uwiteka ashoboye byose, ni Imana ihindura ibihe n'inzira, kandi wumve yuko Uwiteka Nyiringabo agira ute ari mu ruhande rwacu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Data twese agira ute abaha umugisha mu izina rya Yesu. Karifu turaza kuganira nyuma y'ijambo ry'Imana ku mwuka adutegetse niko dukora. Yes. Reka dusome hano muri Yesaya 55 umurongo wa 6 uragira uti, nimushaka Uwiteka bigishoboka abonwa. Yes, nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira. Agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Data abaha umugisha. 8 hakagira ati, erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Murakoze cyane. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Amina, haleluya. Ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Amena, haleluya. Ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, Uwiteka aramugirira ibambe. Amena, haleluya. Kubera yuko Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha. Amena, haleluya. Aha data ari kutuburira ngo nitureke ibyaha, Uwiteka aruruka adukize. Amena, haleluya. Amen. Amina. Amen. Yesu atugirire neza. Ngerega ibyo mwibwira si byo nibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. None se ko biri se? Niko biri. Twebwe ngo ibyo twibwira si by'Imana yibwira. Amina, haleluya. Kandi inzira ze si zo zacu. Yabishatse aka kanya yakwica, yabishatse aka kanya yagukiza. Amina, haleluya. Yabishatse aka kanya nawe yagukoresha iby'ubutwari. Amina, haleluya. Yabishatse aka kanya ni Imana iteza ikibazo kandi kanagikuraho. Amina, haleluya. Ni Imana itera igikomere kandi kacyomora. Haleluya. Ijya yemera ko byose bitugeraho kugira ngo bitwigishe. Amina, haleluya. Kristo rero agize ute ashoboye byose. Ngerega ibyo wibwira si byo nibwira. Imana ibarengere. Ngo inzira z'Imana zirenga ibihumbi, kandi uko byagenda kose ni yawe irimo. Esi yawe ni yakangaye. Iyambe.
icyo cyo wakisha ibaye iya mbere iy'Imana yaba iyakangaye none nari byo iki ni ikibazo Imana ibajije none ko nsubije ngo ni iya mbere iy'Imana ni iyakangaye ni iya nyuma niyo hagati nagizeho n'iz'abagenzi banjye nahita nifatiramo iya mbere inzira z'Imana zirenga ibihumbi amina haleluya amina haleluya Data wa twese ngazagendana n'abihuta abasinziriye abaryamiriye abo barasigaye yego amina ariko Kristo ni byose mu ruhande rwacu Imana y'amahoro igira ute ikube hafi itube hafi weho unkurikiye ikube hafi yego Yesu abagire neza kandi abarwanirire ngo mbere yuko utokora ijisho rya mugenzi wawe ngo banze utokora iryawe amina haleluya amen birashoboka yuko uri kurwana uru rugamba muri iyi minsi birashoboka ko ufite urugamba birashoboka ko ufite ikigeragezo runaka ariko Imana yabishatse yagukora mu butayu kandi Imana yanabishatse ratawanabugwamo abantu benshi baheze mu butayu kubera banze kwihanira kureka amina haleluya abantu benshi babuhezemo kandi ikindi gikurikiye bwoko bw'Imana musengesha umwuka iteka narangije kumenya amakuru yuko Data wa twese atajya ruswa haleluya amen nta muntu watanga ruswa ku buzima bwawe ngo Data wa twese ayemere amina amen narangije kumenya yuko Kristo ari mu ruhande rwacu narangije kumenya ko Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera nukuri kitita ku mashuri yitaye ku mashuri wize ni waba wicaye aho haleluya amen amina haleluya amen aka kanya Imana ishoboye byose aka kanya twicaye ahantu kugira ngo duhembwe na Data wa twese nukuri nago duhembwa n'umwana w'umuntu amina amen ariko Kristo ni byose sibyo rata nukuri Kristo ni byose Data wa twese abasha kubana namwe kandi abasha kubarwanirira ngiye Dorokasi ntacyo nakora nari kumwe nayo nukuri ngiye Dorokasi ntacyo navuga atari yinkoresheje amina haleluya amen ariko mpamya na Data wa twese hari abantu bakunda ijambo ry'Imana hari n'abatarikunda amina haleluya amen hari abantu bakunda iby'isi hari n'abadakunda iby'isi haleluya amen kubera yuko Kristo ashoboye byose nasomye ijambo ry'Imana rirambwira muri Ezekiya ngo bwira umunyabyaha yihane niyanga kwihana azapfana ibyaha bye ariko weho nutamuburira ngo yihane uzabazwa amaraso ye ariko nyamara nubimubwira uzakiza ubugingo bwawe amena haleluya amen ngo abwira uwihana yihane niyanga kwihana apfana ibyaha bye Data baha umugisha rero kandi Imana ibahe gukomera mu izina rya Yesu amen Kristo ni byose kandi ari mu ruhande rwacu Imana ibagire neza kandi Uwiteka Nyiringabo yururuke akora imirimo n'ibitangaza benshi mu mago ababyeyi bubatse bari kurara barira ingingo nyinshi ziri kurara zishya bwacya zikazima amena haleluya amen mu mago ubu ngubu amazu menshi ni ibibazo gusa benshi ni ibibazo gusa
hari benshi bari kurira, hari uri kurira kubera inzara, hari uri kurira kubera urugo, hari uri kuririra icy'urubyaro, hari kuririra uburwayi, hari uri kuririra kubera abanyeshuri benshi, sibyo? Icyo uririra mugenzi wawe ari kukirirana. Wewe uri kurira kwa kabana bakunaniye, undi ari kurira temani yaba warumaye ninda wenda ikavamo, undi ari kurira kubera yuko abana ari benshi. Amina haleluya. Yabuze mituweli, yabuze minerivare. Icyo urira umwe wese ari kukirana, undi we arabifite ariko yabuze icyo abikoresha. Hari ufite amafaranga yabuze abana arihira, sibyo? Yabuze urubyaro. Hari ufite iyo nzu nziza yabuze umuryango. Amina haleluya. Amen. Hari ufite imitungo yabuze abayandikaho. Ubu no muri leta ufite imitungo myinshi ntago bari kubyandika, ntago bakwandika imitungo myinshi ngo bikunde. Ariko kubera yuko Kristo ashoboye byose, ari Imana ihindura ibi, ari Imana ikora ibikomeye, yakuraho ubugumba. Ikintu nabonye kijyana cyane ni ubugumba. Nukuri. Niyo yakwima ibindi byose ariko igaguha umwana, icyo nicyo kintu cya mbere kibaho. Amena haleluya. Amen. Data twese rero abane namwe kandi abashyigikire. Imana ibahe kugubwa neza. Murakoze cyane. Amen. Umwari Dorcas, Mama Dawidi, Imana iguha umugisha. Akenshi twakira umuntu hano aribwo bwa mbere, biba bisaba ngo twibwire, sibyo? Cyane uko twakira abantu b'abakristo, nta bapagani twakira aha. Akenshi twakira umuntu tumubaza igihe yakirijwe, niba arakijijwe ari umwana, niba arakijijwe ufite Dawidi, niba arakijijwe uri kwiga muri primaire, ibyo ukabitubwira tukamenyana. Nakijijwe ndi mutoya, nari ndi muto. Yego. Mu muryango wanjye navutse mu muryango udakijijwe. Iwacu ni abanyagatolika. Yego. Kandi abanyagatolike urabizi ni agakiza kaba karimo. Ni abanywi kuko nyine barinywera. Ariko data arabyemera. Yego. Mu bana bani iwacu anoranyamo. Yarakoze. Ankoresha iby'ubutwari. Aho nari narabuze ijambo Imana ima agaciro imejambo. Aho nari insuzugurwa Imana inkuraho guseba. Aho nari narabuze pfo na ruguru Imana imicyerekezo. Yego. Aho nari narabaye narabuze icyerekezo Imana ikora imirimo. Yego. Amina haleluya. Amen. Aho nari narifuje ababyeyi Imana ima ababyeyi. Yarakoze. Data yarigaragaje. Namaze igihe kinini nsenga mvuga ati Imana uzanyereke mabukwe. Namaze imyaka myinshi namubona bitewe n'ubukene, bitewe n'ubuzima bubi. Umugabo akabura ubushobozi bwo konjyanayo. Ariko Imana ica inzira ndahagera. Yarakoze. Uri kumva yo yose ni amashimwe cyane. Imana ingaburira ku manywa na nijoro ni igitangaza. Yego. Nageraho minga ndi mu nzu y'abandi y'ubukode, ukwezi kugera nkishyura, amazi ngura, buri kimwe cyose. Ayo yose ni amashimwe kubera gusenga. Imana yamuje n'abantu bakomeye, inshuti zitandukanye, muza namwe, ndi umunyantege nkeya, ntacyo ndicyo, ndi insuzugurwa, iranyemeza. Iryo ni ishimwe ry'Imana. Imana yarakoze ubwo benshi ubu aka kanya bari mu kabari, ariko ngere kuvuga ijambo ry'Imana. Nukuri. Ubu benshi bari mu maroje, ariko ngere kuvuga ijambo ry'Imana. Amina haleluya. Amen. Kubera yuko data yabyemeye. Data akora uko ashaka, sibyo rata? Data akora uko ashaka. Imana yemeye yuko yakoze ibikomeye, indinda ubugumba. Ima abana, ima abahungu, ima abakobwa. Yarakoze. Yarakoze. Iyo ni ishimwe rikomeye kuko ubugumba buraryana cyane. Kanyuzeho gake ndabibona.
kanyuzeho gake ndabibona namaze umwaka n'amezi 3 nta rubyaro yego nawe urabizi amagambo aba ari kunyuraho ariko Imana irangije imera rimwe yego ubu mfite abahungu 2 n'umukobwa umwe uri kumva ni amashimwe gusa cyane ariko Imana ishoboye byose mu myaka yanjye nifite 30 ku mwana wanjye w'imfura ufite imyaka 10 yego weho uri kumbona ahangaha aka kanya ntiwavuga ko mufite ariko mfite umwana wiga mu wa 5 primaire Imana ishimwe ariko kubera yuko Kristo yakoze imirimo ahora ngira umwana kubera yuko iyo urimo kubera yuko Kristo yari yubahishije yego hari korasi igivuga ngo ibintu byose biri mu mwuka wera iyo biri mu Mana Data bigenda neza we ngo ibintu byose biri mu mwuka wera iyo biri mu Mana Data bigenda neza ngo ibintu byose biri mu mwuka wera byarangiza iyo biri mu Mana Data bigenda neza hari igihe rero nawe nicaye hano mukanyibazaho mukibaza ati si Mama David ni umwadeperi yego ni umuki wavuze imyaka yawe wavuze igihe wakijwe ko wakijwe uri muto yego sibyo ntaka wayivuze umubare w'abana wabuvuze ugiye kutubwira naho usenge ngiye rero mu bisanzwe ndi umwangirikani yego ndi umwangirikani niho ndi kubarizwa yego ariko mwumve yuko turi kumwe nkunda ijambo ry'Imana nkunda gusenga nibyo bimbeshejeho ndi umuvugabutumwa ndi umukozi w'Imana ndi umwana w'Imana membwa na Kristo amina haleluya kubera yuko nago umwana w'umuntu yabona icyamembye haleluya amen Data rero ashoboye byose Imana y'amahoro ibambika imbaraga kandi bahe gukomera izina ryo nirahabwa icyubahiro amen tugiye kongera dusome ijambo ry'Imana Luka 17 ntacyo hasome dukomeze turamenyana n'ijambo ry'Imana naryo uko rivuga nta kibazo tu kuri ni umunsi udasanzwe Luka 17 yego kadusome mu izina rya Yesu amen ibisitaza abantu hari ubwo bijya bibura ariko iri jambo ry'Imana nyamara ryaguha gukomera ngo nuko abwira abigishwa be ati nta cyabuze ibisitaza kuza ariko ubizana azabona ishyano ibyamubera byiza ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi akaroha mu nyanja biruta ko yagusha umwe mu batoya umwirinde mwene so nakora nabi umucyahi niyihana umubabarire kandi nakwindukirira 7 ati ndihanye uzamubabarire murakoze cyane mwakira ijambo ry'Imana ese nk'uko iri jambo ry'Imana ribitubwiye ese ubabarira mwene so nugira inzika birashoboka yuko ngiye Dorokasi nagusitaza amina haleluya kubera yuko kuri uyu murimo biragoye amina birashoboka ko nagusitaza birashoboka ko nahura n'ikibazo runaka bikaba ngombwa yuko wenda amina haleluya nshaka kukubwira ati ndahari waza ugasanga simari bitewe n'ikintu runaka ugasanga urababaye ujyanye umujinya amina haleluya birashoboka yuko muba muvindimwe hari uwaba yaraguhemukiye ariko ukanga kumubabara birashoboka yuko umuturanyi wawe yaguhemukira ariko ukabika inzika ariko iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo mwene so naguhindukira 7 ati ndihanye uzamubabarire amina amen umugaragu w'Imana mwene Data aka kanya igakubabarira ubabarire mwene Data ubabarire mwene so nyoko wakubyaye yaguhinduka ariko Imana ni igihinduka sibyo rata ukuri Imana ni igihinduka Imana yorutse ije kuguhereza visa aka kanya yahita ibikoreka kwemeza yego amena haleluya amen Imana yagukuraho igisuzuguriro kubera yuko ikuzi kandi gufiteho ububasha hari amaboko y'abana b'abantu yagufasha
amina haleluya. Amen. hari amaboko y'abana b'abantu yakuzinze, hari abari kurara ubutayu hejuru yawe, haleluya, Amen. bagatuma utinyeganyeza. Yego. ariko data wa twese yaguha kwigobotora amaboko y'abanzi bawe, amina haleluya, Amen. ukabihagararamo neza, Yego. amina, Amen. ukagenda wemye kubera yuko Kristo agize ute agufiteho ububasha, amina haleluya. Amen. ese iyi Imana itegetse ngo baho, utekereza yuko hari umwana w'umuntu wagukura mu mubiri? ndakubwiza ukuri mugaragu w'Imana, ibyari kuguhitana byari byinshi, amina haleluya. Amen. ndi kubabwira mwebwe mumurikiye, ibyari kubahitana byari byinshi, hari ibyari kubakura mu mubiri byari byinshi, ariko kuba ukiriho si ku mbaraga zawe, ahubwo ni ku mbaraga z'Imana. Yego. ngo komera ku isezerano wahawe, icyo wafashe ugifate kandi ugikomeze. nute kubera yuko uri kubona utinze ngo gutinda mu butayu niko kwihutisha isezerano ryawe. niba utanabizi, hari igihe utinze mu butayu, uri kumva ni urugero, hari igihe usenze ugasengera ikintu, Imana igakora cya kintu utari gusengera, amina haleluya, igakemura icyo utari gusengera. hari igihe usenze wishakira ibiryo rata, ikaguha umwenda wo kwambara, yego, kandi ushaka iki? ibyo kurya. wasenga ushaka amafaranga, nyamara ugasanga yizaniye ibindi. Yego. ariko Imana itanga uko ishaka, ntabwo igitanga uko dushaka. haleluya. Amen. weho nkurikiye aka kanya, niba utegereje ngo uzahabwa ukuri gusaba Imana, ntabyo uzabona. senga Imana, utitiriza Imana, yizaguha uko ushaka, Yego. izagukoreramo. uzayisaba miliyoni, nyamara nibona yuko uzayapfusha ubusa, ntizayaguha. kubera yuko izabona ko ufite ikibazo runaka, birashoboka ko izaza iguheza ibyo bihumbi 100. mu bihumbi 100 Imana izakwihera ukemura ikibazo ufite, siko biri. nejo bundi guha utundi, siko biri. birashoboka ko Imana yaguhereza icyo gukora. nk'ubu ni urugero, birashoboka ko ngiye Dorcas Imana ishobora kureba ikabona yuko nimereza nk'ibyo 500 ndahita mbikinisha ka business, sibyo ngakora. nyamara yabona cyagende gukora ko nazongera gusenga, uri kumva? ese cyagende mu iduka ndi gucuruza, wazanga gusengera, nasenga? ubu naba mfite abakirangakinga ngo ngiye kugusengera? biragoye. ariko kubera yuko data yaba yabyemeye, cyagiye ufata umunsi wo gusenga, ugafata n'umunsi wo gukora. Yego. siko biri. kuko gukora no gusenga biragendana. Yego. ngo no gusenga kutagira ibikorwa ntacyo kuba kumaze. Nukuri. siko biri. cyagiye nakora, niba ari kwa gatatu wo gusenga ni kwa gatatu, niba ari kwa gatanu ni kwa gatanu, iyindi minsi nanjye ngakora ibyanjye. siko biri. ariko wumve mugaragu w'Imana, weho nkurikiye aka kanya, birashoboka yuko hari imihigo wahigiye Imana, ukavuga ati Imana nunkorera iki nzagushima, nunkorera iki nzakugwa imbere, uri kumva? sinzakoreka nzakugwa inyuma. birashoboka ko wari warabuze urubyaro ugahiga, ese kutahiguye? ese wibwira yuko Imana wavuganaga nayo hari aho yagiye? kandi nizeye Imana ko ishoboye byose, nta nubwo Kristo azigera dutererana. Imana iracyakora kandi iri mu kazi. Amina haleluya. Amen. data wa twese rero abaha umugisha. murakoze cyane. Yego. Dorcas rero kenshi twakiye umuntu n'undi tumubaza ku mpano afite. Dorcas impano afite nizihe? twabona dufite umwanya tukagira izo tuvugaho nizo gukoresha. impano yo kuvuga ijambo ry'Imana twamaze kuyikoresha. izindi mpano bibitseho nizihe? rero mfite impano nyinshi. Imana yamaye impano nyinshi. Yego. sibyo? yamaye impano nyinshi pe, nyinshi zitandukanye. nta kimana itankoreye. Yego. byo byonyine no kuba nicaye aha ngaha imbere yanyu, ni Imana ikomeye. Yego. sibyo?
ahangaha umuntu abari ntago hapfaga kugera buri wese uko yishakiye, kandi kuba njyewe mba ngeze nk'aha hantu nkagera kuri YouTube ntacyo ndicyo, sibyo? Nk'ubusahizi mfite impano yo gusoma ijambo ry'Imana, nibyo twayikoresheje. Mfite impano yo gusengera abantu bagakira. Yego, uransengera ndikumva arwaye ka grippe. Niko biri. Kandi n'aka kanya wizeye Imana yagukiza, sibyo rata? Yego. Kwizera kurarema. Mfite impano zo gusengera ababyeyi babuze urubyaro bakaheka. Amen. Mfite impano zo gusenga, birashoboka yuko waba urwaye amaso yarananiranye ugakira. Amen. Muri make ndi gutera ikirenge mu cya Yesu. Ubwo Yesu yari ari mu bantu benshi bari kubyigana, umwe nyamara harimo umubyeyi urwaye amaze igihe kinini ku mugongo, agenda byigana akora ku ncunda ya Yesu, ikanzu ya Yesu. Ako kanya yahise yumva izindi mbaraga, ako kanya uwo mubyeyi yahise akira. N'aka kanya Imana yabishatse nta kitakora, sibyo? No guhanura hari n'abampanuriye twihuriye hari abotsi taza kubyibagirwa. Yes. Ubwo uri kumva rero ziratandukanye. Yego. Nose doroka sawa. Reka twivugire kwizingizi. Impano y'ubuhanuzi yo gusengera abarwayi no gusengera mibaka abantu bafite ibibazo. Bitandukanye. Kuko abakunzi banje pe. Yes. Nkunda ko ari umuntu umpamagara ati ura mukozi w'Imana wazanye. Naramuhamagaye mfite ikibazo ndabwira aransengera, Imana iramukoresha ibyo ambwiye. Yes. Narabikoze none igisubizo narakibonye, Imana ishimwe. Ubwo ndahita nkubaza nti Dorokasi, izo mpano iz'ubuhanuzi no gusengera abarwayi no n'abafite ibibazo zaje ryari? Hashize igihe kinini cyane. Ndatekereza gusengera wenda nk'Imana, wenda nk'umuntu akamamara gusengera urubyaro, ukuby'urubyaro, ku rubyaro, wenda nk'umuntu wabuze urubyaro, wenda gusengera indwara zitandukanye za diabete, ibiki indwara zitandukanye mbese. Yego. Apfa kuba ari indwara ikirira yariyo yose. Ndayisengera igakira. Natangiye gusenga kuri ubwo buryo butandukanye, byatangiye kuza 2019. Yego. Ubu umaze imyaka? Yego. 6. 2019 niho natangiye gusenga, nsengera urubyaro. Yego. Naho mbere yaho narasengaga nyine ngasenga bisanzwe, Imana ikagukorera imirimo ikagutabara nuko, ariko kuba impano igenda ikura. Imana rero yagiye nkoresha uko ishaka, sibyo? Birashoboka ko icyo gihe, kubera yuko icyo gihe niho natangiye kwaguka, kugenda mbyara, sibyo? Kuko niho natangiye gusenga. Icyo gihe niho nasengeye umudamu yari amaze imyaka 3. Yego. Aho niho nayo ngiye kugera. Ubundi abantu bagendana n'ibimenyetso. Yari amaze imyaka 3. Muri ya myaka 3 akimara ubwo ndamusengera ababonye umwana, ariko yari amaze muri iyo myaka 3 mbese yari umudamu ukomeye pe, n'umugabo wakomeye. Yego. Noneho ko iby'Imana rero, inzira z'Imana ni ndende. Ubwo uwo mudamu ndamusengera, amaje kumusengera. Yego. Doroka, akenshi no mu rukiko abantu bakunda hatsinda ufite ibimenyetso ntatsinda ufite ukuri. Nawe urukumbwe utifite impano zo gusengera abarwayi, abafite ibibazo bakagira. Hari umuntu nawe wari kuvuga umumama wasengeye amaze igihe atabyara. Nuwe muntu wigeze guhamagara cyangwa se mwahuri ahantu ukamusengera pe ukavuga uti Imana nanjye ndagushimira nkoresheje igitangaza? Abantu bamamagaye pe ni benshi bagiye bamamagara, ariko ubwo hari umubyeyi nyine nasengeye muri ubwo buryo, ari nawo wandengeye aranabara. Yego.
kubera yuko muri kovide urabizi ko gusenga ntabwo byari byemewe, umuntu yasengaga yiyiba. Ubwo nagiye mu butayu, nyimara kujya mu butayu muri kovide, yego, ubwo birangije baraza baramfata. Bamaze kumfata baba bahamagaye nyine kuri polisi, banjyana kuri polisi. Bakimara kunjyana kuri polisi basanga uwo mugabo ukuriye polisi, yego, umugore we niwe nasengeye. haleluya. arangije barambwira ati Dorokasi, mbese nabaye nka wa wundi Yesu yabwiye ati mwana wanjye ndagukijije, ikorera uburiri bwawe wigendere. Yego. Umugabo birangije abarambwira ati mama Dawidi. Icyo Dawidi yari agahinja. Yego. Agahinja pe, ndi mu butayu, ndi mu buzima bubi, ubwo ndi gusenga kugira ngo ndebe ko hari uko byagiye. Yego. Ubwo ndangije mbaho ngaho, mva muri gereza gutyo. Uwo mupolisi abankuyemo muri ubwo buryo, niwe wari ukuriye polisi ya Goropomo mu Ruhengeri. Mba mvuyemo muri ubwo buryo kuva ubwo kugira amagingo ayo. Nta n'uwavuga ati tujye kureba mama Dawidi, kuko nta muntu utanze. Yego. Imana irigaragaza. Arangije avuga ati uyu nguyu ni mumureke hatagiye umuvugaho nabi. Ahubwo arangije ikintu yankoreye, ahita nkubita inoti 2 z'icumi. Yarakoze. Arambwira ati genda, ariko urareba inzira z'Imana nakubwiye ko zirenga iki? Igihumbi. Iyo uratabarirwamo n'ubu yize. Yego. Igihe cyo kwishyura inzu cyari kigeze, nari ndi mu nzu y'ibihumbi 4 nayo mfite, ndi muri ubwo butayu, inzara yanyishe, nta n'icyo mfite, uri kumva? Ariko Imana irangije igira ute ikora imirimo. None yacishije muri izo nzira, ndangije ndayabona, ariko mukayabona nanjye ngira ubwoba, sinataha mu rugo. Ndavuga ati se ninaha barongera bahankure, kumva? Ndagenda njya kuba kuri mushuti wanjye marayo iminsi 2, ndangije njya mu rugo na bya 10,000 byanjye ku mufuka. Wishyura inzu. Nishyura inzu, ndahaha ndarya, ikiro kibeke kigura 225, ndahaha ndarya. Imana ica inzira, inyuranya amaboko, iritamurura, mbona ukuboko kw'Imana, za nzira z'Imana, Imana iritamurura. Ubwo uri kumva rero inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Nanjye icyo gihe yarayiciye, nzi ko bitakunda, aho nandi kuvuga ati ndapfuye, ndi kuvuza ino, ndi kuvuga ati Imana ndabigenzane, Imana icirigite ica inzira. Yego. Donc nta buhanuzi ubutumwa Imana yigeze iguha bw'umuntu wamugeraho akagupinga, ariko nyuma akazaza kwemera ko ari Imana yagukoresheje? Njyewe rero nta muntu urampinga. Maze igihe kinini nsenga, ariko nta muntu. Nawe ugira amahirwe. Nawe pe, wenda birashoboka ko nagusengera ufite nk'ikibazo runaka, ufite wenda nk'ibintu 5 kandi wifuza igisubizo, wenda ikazi gakuramo nka 2, sibyo? Birashoboka. Wenda kambwa ati rero mama David iki yaragikoze, ariko iki ngiki biri kwanga wapi, ndacyari mu ishuri, ndacyari mu butayu, mfasha gusenga. Naho pe nawe nta muntu urambwira nabi nawe, kuko ni benshi nsengera benshi batandukanye, ariko Imana ica inzira aho zitari, irigaragaza, igaragaza ukuboko kwayo, igaragaza ineza yayo. Wenda ikintu navugaho, wenda hari igihe usengeye nk'umuntu, wenda akavuga ati siki iki yagikoze, reka n'ikindi gikore nzashimira rimwe. Kumva kagenda akicarira akavuga ati nzaba ndajyayo, kandi iyo nzaba ndajyayo niko amashimwe agenda agira ute aba menshi, sibyo? Ubwo rero Imana igakora ibikomeye, yamara gukora ibikomeye nkajya kubona aragarutse, Imana ikongera ikabagarura, babandi bagiye nkabona irabagaruye. Uri kumva ko yuko hari igihe hagiye umwe hakaza 10. Imana ifite inzira nyinshi. Wenda iyo hari igihe wenda hagiye bakagenda, n'ubundi babandi ntacyo bari bakumariye, hakaza abanyamugisha, sibyo? Bakibwira yuko upfuye batazi ko ugiye kuzuka, sibyo? Bakibwira yuko bakuroshye mu muriro, batazi yuko Imana igutabaye. Bakibwira yuko bari kukwihutisha kumuvumo, nyamara kukwigiza ku mugisha. Uri kumva? Imana nyamara biragoye, birajyana ariko bikihutisha.
unyuraga mu bibazo bitandukanye bikakurya ariko bikihutisha, sibyo? Nzi neza yuko nta ntambara yagutera ubwoba. Nzi neza iyo uhagaze mu kwizera ugahagarara wizeye, Imana iraza ikabigenza neza. Ni ukuri. Dore ko hari umuntu vuga ati ngero ngiye gusengera umuntu nanga yambwira ibyifuzo bye, ahubwo ibyiza nuko dusenga natabimbwiye, noneho njye Imana ikabinyereka. Uhe bimeze bite? Gusa nyine abantu baratandukanye. Yego. Buriya nanjye n'uwaba nkurikiye si ngombwa ngo umbwire ibyawe. Imana yo nkorera igomba kubinyereka. Yego. Sibyo? Imana yo nkorera igomba kunkoresha ikanyereka cya kibazo ufite. Yego. Sibyo? Si ngombwa ngo umbwire ati nyamara mama Dawidi nsengera. Sibyo? Ati ndi kubabara, nsengera mfite ikibazo. Ngomba gusenga Imana niba ari ideni ikarimishura kandi ikamishura kiragishyura. Yego. Ngomba gusenga Imana niba ari uburwayi urwaye, Imana ikabuhishura. Niba ari kanseri, bari umuvuduko, niba ari na sida, Imana ikabihishura. Si ngombwa ngo weho ngo usengere wambwiye ibibazo nsengera. Yego. Mfite Imana yamaye. Sibyo? Ngira guhana imugura. Sibyo? Yamereye ku buntu nzatangira ku buntu. Nta mafaranga nca. Nje nsengera umuntu, Imana ikakugirira neza ugashima Imana. Sibyo? Kuko nta kindi kitubeshejeho. Sibyo? Ningusengera Imana ikagutabara, uzibuka ko mama Dawidi yagusengeye. Uzibuka yuko afite abana bakeneye kurya, bakeneye ifu y'igikoma, siko biri? Kandi ngomba gutabarwa biturutse muri mwe nasengeye, siko biri? Weho rero unkurikiye muri aka kanya, uzamamagaye urutishisha, umamagare wizeye, nge nzagusengera ibibazo ufite Imana ibihishure. Ntabwo nkuzi sonzi. Birashoboka ko hari n'uzamamagara nzi, siko biri? Birashoboka ko hari n'uzamamagara atanzi, ariko Imana nkorera izabimishurira. Amen. Ahubwo icyo tugiye gukora, ugiye gutanga nimero yawe. Cyane cyane uhere ku iba kuri WhatsApp, kuko hano dukurikirwa n'abantu bari hanze ku buryo atabona uko ahamagara. Uyoze kwibukiya WhatsApp nayo. Nimero zanjye zose ziba zihari. Yego. Imana rero ibaha umugisha bwoko bw'Imana, kandi Imana ibambika imbaraga. Waba uri umugabo, n'abagabo bararuha. Hari indushyi z'abagabo. Usibye yuko uburushyi bw'umugabo sibwo bw'umugore. Sibyo? Umugabo waruha nabi. Yaba umugore, yaba weho wabuze akazi diplome wayibitse, yaba weho ufite ikibazo cy'amadeni, waba weho ufite ikibazo cya kredi, yaba weho ufite ikibazo cy'urugo, yaba weho ufite ikibazo cy'urubyaro, yaba weho ufite ikibazo cya kanseri, wamamagara kuri iyi nimero 0794 628 632 0794 628 632 na 0788 30 846 84 0788 30 846 84. Amazina na yayandi nago yahindutse, ni umwari Dorokasi. Kandi Imana ibaha umugisha cyane. Data wa twese agira ute abarwanirire. Muba mwakoze cyane, ni ukuri Imana igira ute ijye bakomeza kandi ijye bashyigikira. Mujye mukomeza kutuba hafi, ni ukuri mudukurikirane. Data wa twese, weho udukurikirana ukaba ushishikarizwa no kumva ibiganiro tuba twatanze, ubuhamya tuba twatanze, cyangwa se ijambo ry'Imana. Birashoboka yuko wenda ufashirizwa mu ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Reka mbasengere. Data bagirire neza. Uri Imana nziza, uri Imana ikoreye ukomeye n'ibitangaza. Mweretse abanyamubabaro bari imbere yawe, baratatse urabumva Kristo. Uru rukubarwanirire muri Amerika ugeremo, muri za Zambia, muri Tunisia, mu Bufaransa, ugere mu Rwanda. Uwiteka Nyiringabo, iki gihugu cyacu kirinde. Uri Imana nziza rero, Mwami Imana Nyiringabo, ibihugu byose bitandukanye. Mana narakubonye,
Mana narakubonye Uwiteka Nyiringabo, narakubonye n'aka kanya Uwiteka Nyiringabo, si rimwe si kabiri utugirira neza. Wakoze imirimo rero, ndagushimye ko ugize neza, ukomeze uturinde kandi uhaze kwifuza kwacu. Urakoze kugira neza, mbigusabye nize mu izina rya Yesu, amen. Amen.